Yabanye na Mose ikabana na Aroni ikabana na Gideyoni uko niko nawe ugiye kuyibona mu gihe nk'iki rawe nicyo gituma namwara nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose na 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 Somebody.
na 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 ngwino utahe mu mutima wanje wibonere aho kuba ngwino uze mu mutima wanje umbemo ndabikwemereye ngwino utahe mu mutima wanje wibonere aho kuba hanyuma impamvu tumaze kuyumva ngo amatwi agomba kubyinira Imana, amaboko agahimbaza Imana, amaguru akabyinira Imana, ubwonko na roho n'ibitekerezo bigakorera Imana. Tayari bikaba byageze. Yes, reka ntangire nkwifuriza ibihe byiza umuryango mugari wa YouTube channel yacu, amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe mwese mwahisemo kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Nyemerera nsuhuza abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ni burengera bwaryo, abantu bari mu mujyi wa Kigali mwiriwe, ariko ni bari mu gitondo urebye iki kiganiro kamwifuriza komeza kugira igitondo cyiza kandi komeze unagubwe neza, Uwiteka Imana ajya komeza abandebere icyoroshe mwamfura mwe ntibagiwe no mu ntara ya gatandatu aho dukunze kwita muri diaspora, mwebwe mwese mwahisemo kudukurikirana no kuri Uwiteka ajya komeza abandebere icyoroshe. Imbere ya kamera nkuko muri kubibona tubafite umutumirwa udasanzwe cyangwa se reka tumwite numenyerewe cyane ko hari nk'abantu bwa mbere baba bamubonye, ariko murabona ko akeye arasa neza rwose nk'ibisanzwe. Rero ni munyemerere twongere tumuhe ikaze. Komera cyane mubyeyi. Yego, Yesu nashimwe ahimbazwe. Usa nabankwise umubyeyi nibyo cyangwa ntago ari byo? Nibyo, ndi umubyeyi. Urakoze cyane. Nyemere rero ngwikaze kandi wumve ko uguwe neza. Murakoze cyane. Turatangira twibwira abadukurikiye kugira ngo tuze kubana tunaziranye cyane. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi, ni Iradukunda Mystica. Nestika. Mystica. Mystica. Izina cyane. Mystica. Mfite umutware n'abana. Yego. Ndi umukristo. Mu buzima busanzwe Mystica ni muntu ki? Mystica ni umuntu Imana yagiriye neza, ni umuntu Imana yakuye kure, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu Imana yaremanye impano z'ubuhanzi kandi nyinshi. Iyo tuvuze ubuhanzi abantu benshi bahita bumva guhanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wowe uri umuhanzi uhanga iki? Genda umuhanzi uhanga indirimbo z'Imana. Yego, ubarizwa mu gisata cya gospel. Yego. Wenda tutaragera mu kiganiro byeruye ndagira ngo tuze gutanga nk'umurongo. Wowe Mystica, izina riremereye kweri. By the way, ufite izina ryiza kurivuga. Murakoze. Mystica. Tumenyanye ntago nazaya nkwita mama runaka. Mystica. Yego. Hanyuma mu buzima busanzwe ukunda kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Kuri icyo ari umurongo wabonye uhitamo? Nuko buri umuntu wese biterwa n'ibyo kurya akunda. Nanjye rero nibyo nkunda kuririmba. Yego. Mba numva bimfasha cyane. Nakunda no gucuranga. Yego. Ni impano zimbamo. Ucuranga nk'iki? Gitari? Curanga gitari, sente. Nonse kutabizanye hano ngana kuducurangira. Ego, ndabifite. Urabifite? Ubaha nicaye ndabyicaranye. Oh yes. Nonse ko nabyo mbona.
ko ntabyo mbona ndabyicara cyangwa reka manye nereka badukurikiye no kuri ntabihari pe ntabyo none biri mu mutwe rero no kuri ntabyo nta piano nta gitari gucuranga gutu ndabyicaranye biri mu mutima gutyo abantu badukurikiye ntabwo baba babyumva neza biri mu mutima nyine gutubwo yego ucurangira mu mutima curangira mu mutima ariko bigasohokera inyuma iyo mana nubwo mbere nabanyumviye imana yo gucurangira mu mutima bigasohokera inyuma niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo ntago nsanzwe nawe uri mu byaremwe bidasanzwe hanyuma Mystic njyewe ndagira ngo ndatinze cyane no kuri ngo wayikaza ariko buri hari ijambo uvuze rero ari nkomaho nimbwiye ngo ucurangira mu mutima bigasohokera hanze agomba numva icyo ushatse kuvuga ubujimije impano yo gucuranga no kuririmba wase no uririmbira mu mutima no byo bigasohokera hanze ibyo kuririmba byo bigenze ute kuririmba nabyo ndaririmba ariko ugomba kumenya yuko iyo uguze ifu y'ubugari ntago wasiga n'umwuko nese ubugari wabusongesha biragendana ako kanya bivuze ngo biri gucumba yafu yego witabaza umwuko bigakorera icyarimwe none se wowe uracuranga ukanaririmba icyarimwe bikagendana oya urambeshe rwose bigendera rimwe kandi bikagenda neza cyane sure ikintu cyambere uzi gucuranga muri wowe cyambere kibanza gukuta mu mutima kigasohoka hanze ni nk'igiki ni sente yamajwi yo umva mbese icya kabiri kizamo ni gitari harimo na base usura yikura ko na base no mvuga kereka numbwira nkagufasha yewe byose bidufatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza biri buze basi ubasha kubitanga nawe ukabyigisha ntago ndabona abantu nabyigisha kuko biragoye kubona uwabyiga ngo abifate none se wabikuye nanjye narabiremanwe anga warambeye yego ntago wabyigisha umuntu nawe nabyigisha ngo abifate biba muri wowe biba muri njye nyine ibyo dutanga n'ubundi bitubamo none zo kudatanga ibikurimo nawe nawe wabifata ndabizi ko nawe wabifata ugerageza ubitange kuri none se nanjye ntago nabyize narabiremanwe ubwo bivuze ngo ni impano karemano njye nshaka kubaza iyo piano uyifite he nyine ko icyo kintu nshaka ni karana gakiburi ni ipendo buriya ni kakandi bavuga nako karagufasha ko ndaza kukifashisha nyuma ikindi kiganiro yego hanyuma se ndagira ngo wenda tuze gutanga n'umwanya kugira ngo tuze no kwerekana impano dufite tudatinze cyane uri tayari ngo umwanya wigaragaze ndi tayari sure wigeze kumbwira ko impano ari nyinshi kubera iki iyo mpano ufite utayikoresha basuririmba na za ndirimbo z'urukundo ntago byakunda ho yego mana nyagasani ntago byakunda ntose ntago byaririmbika piano se ntago yacuranga za ndirimbo z'urukundo ntago byakunda nta nubwo byamira nta nubwo byangwa amahoro ibiguhira n'ibyo kuramya no guhimbaza n'ibyo kuramya no guhimbaza Imana nabiherewe kugira ngo binezeze Imana ntago ari byo kunezeza abari mu rukundo kuno nundi Imana idutegeka gukundana nyine dutegeka gukundana ariko hari umurongo utagomba kurenga ukurya umutwaro wawe utamucurangira ngo namuririmbira mucurangira mu by'Imana gusa bikamufasha nagira ngo rero tuza gutanga n'umwanya ushimisha abantu bacu cyangwa se duhimbaze tunaramye n'Imana mu buryo bw'impano yawe uranyemerera ngo umwanya murakoze kambanze nsenge yego nta kibazo niragize Imana kuko Imana niyo idushoboza byose yego turagushimiye mwami Imana yacu tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye imbabazi zawe watugiriye tukabasha kuramuka izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugushimiye uyu munsi watwongeje kugira ngo tuwishimiremo
hari abatambutse mana baturushaga uburanga baturushaga kubaho neza ariko abo batambutse kuba twebwe turiho nta cyiza twaguhaye nta feza n'izahabu twaguhaye ahubwo ni urukundo rwawe watugiriye n'imbabazi zawe nicaye hano imbere ya kamera isi n'abayituye bari kumbona mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye kugira ngo umuntu wese uri bwumve ibi biganiro ubashe kumuhereza umugisha kandi buri wese akuremo ikibasha kurura umutima wiwe abashe kumva umutima we uguwe neza ufite umutima wihebye ubashe kuwucisha bugufi kugira ngo abashe kunezerwa n'iki kiganiro yumvise twijukanye imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye amen. Amen. Yego. Nyimero ntanga umwanya kuko mfite n'amatsiko buriya. Nkeneye kubanza kumva ijwi ryawe rigendana na piano. Nta gikoresho wazanye hano. Murakoze. Yego. Reka nze ncurange. Birakunda kucuranga ufite mikoro? Nago biri bunkundi. Nyigufashe? Mikoro ngwino yimfashe. Ndayigufasha pe none hanyuma ndebe ugiye kwikuramo piano? Oya. Icyo ni igitabo. Ni igitabo. Okay. Nimera nze ngufashe mikoro ubundi udushire imbere y'Imana rwose tunahimbaza Imana. Yego. Reka ngire gutya. No yimfashe. Nyuma dufashana. Abundi se. Nase waririmba zo mu bitabo bibiri bugenda. Zanjye bwite. Nahimbye zimbamo Imana yamaye. Tugiye guhera ku zawe cyangwa duhere mu zo mu bitabo? Tugiye kubanza duhere ku yo mu gitabo. Aho ufite amatsiko. Kuri mfite amatsiko yo kureba ukuntu ubuze gucuranga. None se ya majwi ya piano araza kumvikanamo? Araza kumvikanamo. Cyangwa mu buryo bw'imitekerereze gusa? Oya. No mu bikorwa? No mu bikorwa biragendana. Harazamo karanta. Humura. Abantu mudukurikiranye ibintu mwumva bidatangaje Humura. None se buriya irimo ubikora byombi. Wumva muri wowe bigena bimedita gake gake? Umva mbese kirere kigenda gifunguka. Nkibaza ngo ubundi byaje ryari igihe tukiri no gushaka indirimbo? Bimaze igihe kinini. Akase buriya cyangwa byatangiye ukiri muto? Oya nyiri umwana. Nibwo byatangiye? Nyiri umwana nibwo byatangiye. Najyaga njya gusenga. Urabizi nyine iyo uri umwana ubundi ujya kwisengera ukurikiye imiziki yo mu rusengero nta bindi biba bikujyanye. Ubwo rero bageraga mu gihe cyo guhimbaza Imana bakora kuri sente nkahita numva bije mu mutima nkumva bije mu mutwe. Nanjye nkafashwa nkakandaho. Ariko aho birangiriye bagera mu ijambo tugasohoka. Abana urabizi nahitaga nisohokera tukajya gukina. Ubwo rero nakumva bongeye gukora kandi kuri sente nkasubira mu rusengero niroka. Nkajya nanjye gukandaho mu mutima. Nkafashwa nkumva ni byiza nyine nkanezezwa nabyo. Nuko ubwo rero nuko najya ndirimba niherereye nk'indirimbo nkumvira amanutse mu mutima wanjye. Nkahita numva ya majwi yo muri sente yarari mu rusengero nkumva nanjye anjemo. Nkahita nkoresha iyo njyana. Nkacuranga uko numvaga nyine biri kugenda mu rusengero. Ugacurangira mu mutima? Noneho mu mutima nkacurangiramo kugeza ubwo noneho nsohoye n'inyuma n'umunwa nkacuranga ndavuga ati Imana naremanwe ngiye. Nganyemerera dutagire n'ukuri njye mfite amatsiko. Murakoze reka dufashwe n'uyu muririmbyi wa 224. Ni umuririmbyi wo mu gushimisha Imana. Ubwo abayizi bari bumbone cyangwa bari kumbona kuri kamera ubwo nabo aho bari baraba bari kuyiririmba. Reka dufashwe mu izina rya Yesu mbacurangira.
wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu no mu ivuka ryawe hano hariho hagutunganiye mwami ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye ngwinutahe mu mutima wanjye wibonere aho kuba ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye ngwinutahe mu mutima wanjye wibonere aho kuba mbese abamarayika ntibagusingije ubwo wimikwaga Kristo ariko mwami wicishije bugufi utuvukira utyo mu isi ngwinube mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye ngwinutahe mu mutima wanjye wibonere aho kuba wajuzanwe n'ijambo rizima Kristo ryo kubatura abantu bawe bakwitura kwanga urukundo rwawe ubwo bakumanika ku giti ngwinuze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye ngwinutahe mu mutima wanjye wibonere aho kuba
na 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 abari mu ijuru bazagusingiza nuzakwima ya ngoma yawe zumva umbwira uti mfite aho nkugeneye ngwino wimane nanjye ubu bizanezeza cyane Yesu ubwo nzumva ijwi ryawe ryiza bizanezeza cyane Mukiza nzagusingiza ntahwema bizanezeza cyane Yesu ubwo nzumva ijwi ryawe ryiza bizanezeza cyane Mukiza nzagusingiza ntahwema Yes we numva nezerewe cyane mbabara dusubiremo kano kantu nanjye ndugasubiramo kano kantu dusoreje nanjye natonamo tugasorezemo sibyo mbere yuko turirimba ni yawe twagiye Sembari.
na 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 na. Wow, mbega byiza uko nayo natwa ngakira mikoro Si wari wafashijwe se? Yes we ibintu birenze kwemera n'ukuri. Yes we uzi ko umuntu yabyinana nawe cyangwa se agacurangana nawe akishima. Yego ahubwo nkakubaza tuze ugira igihaha kandi n'ukuri turanezerewe ntawakanga kukumva kandi ntawakanga n'imicurangire yawe. Ahubwo nkibaza no mu buzima busanzwe wayigwa wayicuranga ko icyo kibazo kubera ukuntu mba nyifitiye ifemba mba numva mbibonye byose bitananiye. Kutagiye kugerageza mba numva niyizeye kutagiye kugerageza wabuze ahantu wakora piano ubushobozi mu matorero nzi neza ko babikorera ku buntu barishyuza nabona ubukibaho sure iyo ubona no kujya mu bwiherero banza kwishyura akarakana nakorera ko kujya mu bwiherero umuntu akishyura ijana urumva hari iby'ubuntu bikibaho ariko buri uzashaka nk'umuntu pe nuko uzashaka nk'umuntu kwigisha wenda urebe bakubwire nk'amanota yanyishyuza kandi nago ndabona ubushobozi kandi urayifitiye mu mutwe ndumva ubwo rero kugira ngo anyishyuze nyabure nagumana ibingibi kugeza igihe Imana izabishakira nkabibona. Ese basi bomba ufite n'amafimba kuvuga ngo renda reka none mbikure mu kanwa none mbijyane none kuri piano ya nyayo ko nawe mbona ukanda ku gitabo ubwo nkabona ukanda ku gitabo ahubwo abadukurikiye bafite wenda bashobora kuba babyibazaho tise kucya acuranga asinziriye. Ubundi buriya ikimenyetso cy'uko umuntu aba ahumirije hari ibintu budashaka bikurangaza. Noneho buriya uhumirije hari uba wumva hari ibindi bintu biri kumanuka. Bumva hari ikindi kirere urimo. Rero iyo kanuye ushobora kubona n'inyoni yikubise hasi gapfa ugahita uyireba. Niyo mpamvu rero nshyiramo aka kantu ko guhumiriza kugira ngo numve nyine ibindi bitero bimanuka. Ubusobaye uri kuri piano urumva nyine nabwo nuko nabwo hahumiriza njya mbona se nabo ku rusengero haraho banyura ngenda nitegereza harawo ndebaho gamutera akajisho nkabona nawe hari ikindi kirere arimo yahumirije nanjye ngomba kuba ndimo hari hanyuma reka ngushimire ariko mbere yuko ngushimira ndagira ngo ubanze unyuze wambwiye ko ufite n'iyawe ndagira ngo mbere yuko dusoza ubanze utunyuriza akawe niba nabwo ngufasha mikoro simbizi umbwire niba kawe gahari. Ndagufasha mikoro kandi yangira hari ariko nago bijya binshobokera kuyiririmba nicaye. Hari ikibazo se turahagarara no kuvuga ngo no kubyina nabyo no kubyina ntacyo bitwaye turahagarara ni twajya hariya twahagarara hose ntacyo bitwaye turahagarara nago byanshobokera kwicara reka duhaguruke. Hanyuma impamvu tumaze kuyumva ngo amatwi agomba kubyinira Imana amaboko agahimbaza Imana amaguru akabyinira Imana ubwonko na roho n'ibitekerezo bigakorera Imana tayari bikaba byageze. Yego nganyemerere rero umwanya uhagaze cyangwa se unyemerere ngo umwanya kugira ngo utugeze indirimbo yawe wihimbiye wemera kuyitura Imana. Ni karibu n'ukuri nanjye ndabampanga amaso kamanze ncurange n'ubundi ntibisanzwe nago nayiririmba nacuranze nago byakunda erega iyo ibyuma bimaze igihe bidakora birwara umugesi kora kumurya birwara umugesi niyo mpamvu rero ngomba kubikoresha hakiri kare n'ukuri bikoresha kuko tugomba gukora butarira Imana idufashe cyane amena sinzi rero niba ndi bubashe gucuranga mfite mikoro nabwo bisaba kugufasha bisaba kumfasha kuko ndi bugufashera bisaba kumfasha bisaba kumfasha kugira ngo bigende neza. uko umwami Imana azanabara icyo gituma namwara
nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose na 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 mbese n'iki kiguteye ubwoba n'inzara cyangwa n'ubukode ibikubaho byose warabibonye nshuti mugenzi ongera amasengesho igusubize ese n'iki kiguteye ubwoba n'inzara cyangwa n'ubukode ibikubaho byose yarabibonye nshuti b'amaso ongera amasengesho igusubize kuko umwami Imana azanabara cyo gituma namwara nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose na 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 yabanye na Mose ikabana na Aroni ikabana na Gideyoni uko niko nawe ugiye kuyibona mu gihe nk'iki yabanye na Mose ikabana na Aroni ikabana na Gideyoni uko niko nawe ugiye kuyibona mu bikomeye kuko umwami Imana azanabara we nicyo gituma namwara nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose kuko umwami Imana azanabara we nicyo gituma namwara nicyo gituma tutazatinya aduhora hafi ibihe byose na 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 mfasha gukena ukuri ndanezero kandi ndishimye umunezero y'ukure yawe munezero Imana yarawumaye ndagushimiye cyane ukuri byari by'agaciro kubana nawe hanyuma ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiranye kikuvuye ku mutima ikintu nababwira nuko mbakunda yego basabiye amahoro mu mutima uko nanjye Imana yamaye kuko wabasha kureba iki kiganiro ariko udafite amahoro mu mutima ntihagire icyo bikumarira yego ufite amahoro mu mutima rero biba ari byiza rero mbasabiye amahoro mu mutima basabiye guhazwa byose na Yesu Kristo basabiye imbaraga basabiye amavuta basabiye gukundwa n'Imana murakoze cyane hanyuma tukiri aho ngaho mubyeyi hari nk'umuntu wenda uri kureba nk'ikiganiro cyacu akaba afite piano
ura nta n'ubwo wanamusaba kugira ngo azanakwigisha nabimusaba ngaho musaba nukuri musaba nukuri ndabimusabye umuntu waba ufite piano ndabimusabye nukuri abashije ari kumbona cyangwa akaza kumbona nukuri musabye kuba yanyigisha akananyigisha gucuranga n'iyisente bya nyabyo nkanayikoraho nkumva ukwimeze nagize ishyaka njya kuyibaza mu mujyi ngendana n'amafaranga mfite ngiye mu kwizera gusa nimba barambwiye ngo igura 200 nimba ari 5 sinibuka ariko ni muri ayo mafaranga numvaga rero wenda nimba wenda igura nk'icumi nkumva nzayihigaho nkumva nzayashaka mbe nayigura ariko mbona nago nayabona nsanga ni menshi ubwo rero habaye umuntu ufite iyi sente akambona nukuri Imana inyura mu bantu nukuri Imana inyura mu bantu yamamagara akanyigisha nkacuranga kuri iyi sente nukuri nkacuranga kuri iyi gitari nkayikoraho kuri iyi mirya nkayishyira mu bikorwa nkicara kuri izi sembari nazo nkazikubitaho mu izina rya Yesu ibintu bikagenda neza ongera kwita akantu kagasembari kakabita kagasembari gato tuto tunasoza bum 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 wow mbere ndagushimira cyangwa utangiye nimero ku buryo umuntu wawe wifuza kuba yakwigisha kubita sembare piano cyangwa se gitari akubone mu buryo bworoshye yoko murakoze nimero zanjye ni 07 yego 8 7 yego 08 08 4 tuzisubiremo 07 8 yego 7 08 08 4 murakoze ndagushimiye cyane reka nshimire abantu mwese mudukurikiranye no kuri mwamfuramwe mbabwire ngo nukuri umuntu wawe ufite ubutwari bwo kumva hari ubushobozi cyangwa se hari ubumenyi afite nukuri afashe umubyeyi nawe akirigite kumurya hanyuma yumve ukuntu Yesu agira neza ndagushimiye murakoze cyane Imana mwije komeze guhumugisha kandi yagure imbaraga n'amavuta impano yawe Imana yigeze ku kandi nukuri turizera neza tudashidikanya abatureba bari benshi yego ntago hazaburamo umuntu uvuga ngo ngwino yego amen murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao